nakomeje nibaza mu by'ukuri niba izo ndabo arizo ziri kwerekezaho iyo myuka mibi. Nibwo nibaje nti koko hafi aho ngaho y'urusengero hari izo ndabo, ariko no mu rusengero hateguye izindi ndabo, none se bivuga iki? Nibwo numvise ngo hari abantu basigaye bakorana n'imbaraga z'umwijima, bagafata izo mbaraga bakazishyira hafi aho ngaho mu ndabo. Mujye mwitonda rero, mugende gakeya, indabo ni nziza turazitegura ni byiza, ariko kandi n'umubi ashobora kuzihishamo ugasanga za ndabo zari nziza zibaye mbi cyane. Nanone ushobora kwibaza ngo ese ngo ni hehe, ni ukubera iki izo ndabo ziri aho ngaho? Uzacunge neza ahantu hari ibigo by'abihaye Imana, insengero, hafi aho ngaho ntabwo uzahabura indabo. Ujye ugenda gakeya rero. Izo ndabo nagiye kubona nyine mbona ibyo birukanyemo abantu niho biri kwerekeza. Nyuma ndibaza ngo se ko Yezu yirukanye roho mbi mu ngurube, ingurube zikagwa mu mazi, indabo noneho zo bimeze gute? Ni ukuvuga ngo uko zigira gutyo zikagenda, niko noneho rero za ndabo zuhirwa neza n'ibimanuka mu butaka bikongera bikazamuka. Uritonde rero, uragende gakeya kuko urumva yuko ntibiba byoroshye. Nyuma yaho naje gukebuka mbona ahantu hahinze za seleri nyinshi. Abantu benshi dukunda kurya seleri, ni ibirungo kandi nanone ni n'umuti. Nuko nibwo nahise nibaza ngo ese izi seleri zo zivuze iki? Kuko zari seleri nyinshi zitohagiye cyane, zitoshye mbese ubona yuko zitaweho cyane. Niho naje kubona yuko seleri buriya rero nayo ifite imbaraga nyinshi cyane mu guhangana n'abantu bafite ibibazo by'umuriro. Hari umuriro ushobora kuba waje gutyo gusa kubw'uburwayi, ariko hari n'umuriro ushobora guterwa n'izo mbaraga z'imyuka mibi. Muritonde rero kuri seleri no kuri ki, ariko mu mbaraga za Yezu ntacyo bizadutwara, bizajya biza ari nk'imiraba n'imihengeri. Abana b'Imana ntacyo duteze kuzaba na rimwe mu buzima bwacu. Yezu arahari, Kristo Yezu akuzwe. Naje kubona noneho rero mbona inka nyinshi cyane zigenda zabira cyane. Abantu benshi dukunda amata, abantu benshi dukunda kwinywera amata, ariko kandi nanone ayo mata aba yaturutse ku nka. Ariko izo nka mbona zirabira cyane zigenda. Nuko nibwo naje kubona nanone, numva ngo muri ibyo bigo byose, muri abo bantu nababwiye, hakunda kuba amatungo, inka, ingurube, andi matungo mbese hafi ya yose. Igihe cyose rero hari abantu bari aho ngaho bafite ibyo bibazo, izo roho mbi niho zerekeza. Hari ahandi nanone zishobora kwerekeza. Ushobora kurya ugasigaza ibiryo ukabitereka ku meza. Aho nanone uragende gake, uritonde, kuko burya ibisigazwa nanone ntabwo aba ari byiza. Muritonde rero, ibiryo byaraye, ibiryo byasigaye, murabyitondere kuko hari igihe abo bantu babijyamo. Ndicara nanone ndatekereza, ndibaza se ubwo ibiryo bihuriye hehe n'izo mbaraga z'umubi? Nibwo nagize gutya ndareba, noneho ngiye kubona mbona abantu basinze cyane, batembagaye, bari kugenda bagwirirana. Nibwo nibaje ngo ese ngo noneho biriya bivuga iki? Nibwo nagiye kubona mbona udusimba twinshi cyane, udusimba bita utuzizi. Ntabwo mbizi niba mwebwe mutuzi. Noneho rero numva ijwi rimbwiye ngo kariya gasimba bita akazizi ni agasimba kavukira amasaha 24 kagapfira 24. Bivuze yuko cyagiye wicaye wasinze, ukicara ukavuga mugenzi wawe, ukicara ukabwira uwo muri kumwe ibibazo ufite mu rugo iwawe, ukicara ukarondogora. Hari abandi mwicaranye utazi neza inkomoko yabo, utazi aho bava n'iyo bagana, uri kuregera uwo muntu. Ubwo igihe cyose utazitonda, uzasanga washyize ubuzima bw'umuntu mubana mu kaga. Uritonde rero igihe wagiye kunywa. Hari abantu benshi bakunda kwiyahuza inzoga ngo nagize ibibazo mu rugo rwanjye. Hari abantu benshi bakunda kwiyahuza inzoga ngo nahuye n'ibibazo mu kazi. Muritonde,
aho kugira ngo ujye kwiyahuza inzoga ngo wagize ibibazo, aho kugira ngo ujye kwiyahuza inzoga ngo watonganye n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, genda gakeya ubanze usenga Imana ibashe kukugirira neza mbere yo kwiyahuza ibiyobyabwenge. Kuko wa munsi uzicara ukajya kurondogora ibibazo bya mugenzi wawe witeretse icupa aho ngaho, nararebye nsanga uwo muntu uzanye aho ngaho ngo aba yibereye muri iryo cupa. Ibaze rero umugore wawe ari mu icupa, ukabwira umuntu utazi yuko umugore wawe ari mu icupa. Ubwo rero igihe cyose uri gutekereza cyangwa uri gushyira ubwenge kujya wibaza ku bibazo wasize mu rugo iwawe, wa mugore wawe uri mu icupa, hari abantu bo mu muryango wiwe bitabye Imana, hari abantu bo mu muryango wiwe bapfuye batizera Imana. Abo bantu rero nibo bahamagaye muri gusangira, ukabona utuzizi turi kugenda tuguruka mu minota ingahe, nawe ukabona wabaye nk'akazizi, ukabona wasinze. Ibaze uri umupapa mwiza, ibaze uri umumama mwiza, ibaze wasinze ukaba uri gusabana n'abo bantu aho gusabana n'Imana. Muranywe mu rugero rero, muritonde, simbabujije kunywa inzoga niba muyikunda, ariko munywe mu rugero. Kristo Yezu akuzwe. Iyi minsi ya none ibintu bita ibiyobyabwenge byatwaye benshi, ibintu bita urumogi n'ibitabi n'inzoga ni ibintu byatwaye urubyiruko. Muramenye, igihe cyose wasinze ukabona akazizi kari hafi yawe, ukabona inshuro nyinshi hari ibindi bidasanzwe biri gutambuka, nushake gerayo amahoro witahire, wirinde kuguma gusabana n'abo bantu, kuko nta cyiza cyabo, nta cyiza kindi bakuzaniye uretse gutaha uri bushwane n'umuntu mubana, ugasanga agize gutya murarwanye rimwe na rimwe ukamukomeretsa cyangwa se hakavamo no kumwica. Icyo rero urumva ibyo byo gukomeretsa no kwica ntabwo bivuye ku Mana, bivuye kuri Sekibi. Niba wasinze Roho Mutagatifu yagiye kare, uri gusabana na ba bantu, uri gusabana na ba bandi twavuze bitwa abazimu cyangwa se imyuka mibi. Abo nibo baba bari kumwe nawe, nibo bajyanama bawe, nibo baba bari kukubwira icyo ukora, nibo baba bari kukubwira ibyo ureka. Uritonde rero ugende gakeya, niba wanyweye inzoga unywe mu rugero. Gerageza usenge Imana hakiri kare, kuko ubu buzima turi bugufi ariko buzarangira. Kristo Yezu akuzwe. Ibaze uri umukirisitu, urahora wasinze uko bwije n'uko bukeye, urahora usabana n'abapfuye aho gusabana na Roho Mutagatifu. Imana ni inyampuhwe, Imana ni inyambabazi. Garukira aho ngaho, ureke gusabana n'abo bantu, ahubwo usabane n'Imana yawe. Ni Marie Clarisse Mukandengo uri kukubwira ngo gerageza unywe mu rugero. Kristo Yezu akuzwe.